neza Imana izanyihera umwana nyine nkite hari kamwe nkasuke nkasukoreze nkadinishe n'aka kanya nterura umwe undi nawe akamanika amaboko ati nterura naheka ati nanjye murameka kandi bamaze kubigira imyaka 3 tubona n'ubu barimo barangora nyine hanigende n'abandi bakobwa n'abandi bana wenda banafite ba nyina babona nyine nk'umwana bafite ikibazo ati ntufite nyoko se nduririre nyoko nyine ukumva adafite nyina ntiyanavuga ngo se ngo wajye ukabibwira so wajye ukabibwira nyoko se ntabwo bajye bavuga ngo se ko so wamubona aho waba uri hose nawe nashaka n'umugakandira papa w'abana akanabakunda urukundo rurenze n'urwo se yabakunda ariko nta muntu wakunda urukundo umwana rurenze urwo nyina yamukunda ukakanya twongeye kubasuhuza abakurikira FRIDAUSI official. Amakuru bimeze neza, turizera ko mumeze bon, batameze neza nihangane biraza kumera neza. Uyu munsi bamaye akazi, ntabwo biri ngombwa ko ndubwirirwe nivuga izina. Bamaye akazi ariko bashobora guhita bananyirukana uyu munsi. N'uyu munsi ugakore nabi mwirukane. Data muze kumva uburyo tugiye kuganira nimwumva atari seriye mute mwandika bati ngo mwirukane nage. Ndi kumwe na mabuja muze kushira muri comment ko ewana nkora neza byatari kugira ngo anyongere aga contract. Amakuru ni meza turashima Imana n'abantu bake nyine mu buzima. Wewe ndaza kumva ko ikiganiro kibugene n'ikigenda neza ubutanza gushimira. Amakuru ni meza. Mwaka urarangiye. Dushima Imana ko nako ntiturana usoza rero. Bacyabura iminsi ariko iminsi turi gusanga cyane kugira ngo Imana ibitemo tuwusige ntudusige. Ndetse n'indi myinshi tuzagende tuyisige dutize ubuzima kabisa tuzasaze. Tuzisazire kakuntu hari ukuntu bacu bajyaga bavuga ngo wa mwana we ntuzisazira undi akavuga ati kandi wa mwana we ndabona uzisazira cyangwa se ntuzisazira tuzisazire rero nkuko bajyaga bitubwira. Yego mawuje makuru kuko amaye akazi uyu munsi ariko se ninkubaza ikibazo gikomeye nturi buze kunyura. Ayo umunyamakuru bakakanya nta byamabura nta bya kiniki uri umunyamakuru ugiye gukorana n'umunyamakuru nk'umutumirwa. Ese ubundi abakunzi bawe barakuzi neza baranzi amazina yose bazi FRIDAUSI neza baranzi barabibwiye it's good. None se udusamarayizingiye ukavuga uti kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere muri uyu mwaka byagenze gutya ukadusamarizingira ukageza uyu munsi niki watubwira mu makuru make cyane niki byagushimishije n'iki byakubabaje? Rero uyu mwaka harimo ibintu byinshi nyine byagiye bimbabaza ariko nanone birimo n'ibintu byagiye binshimisha. Ndatekereza ngiye no kurangiza mfite ibintu byinshi binshimisha ndetse nabyishishimira Imana. Umwaka nyine nahuye n'ibibazo bitandukanye naracuruje mu mwaka ushize uyu mwaka nibwo nahombye ndahomba burundu pa ubuzima bwanjye mbona nyine bongeye busubiye hasi cyane nk'uko byahoze ariko nyine kubera gusenga no kwizera Imana ikagenda intabara mu buryo bugoye nyine nanatekerezaga ko hari icyaba ariko nkagira gutya nkabona bwari bugeze nijoro tutari burye nkabona birabaye turariye. So rero n'umwaka nanone kandi nongeye kubona nyine Imana inkoreye igitangaza mbona akazi kanya nkaba nkora akazi ko kuri yicaro ariko mvuga rega kanya nkaba nkoresha iyicano abantu bayireba abafana rwose muri ikiganiro mukirangize kandi mukore subscribe kuko ntekereza ko ari Imana yabanzaniye ahangaha ko ni benshi bakora n'ibintu birenze bafite n'amafaranga ariko nkaba mbarusha abantu bankurikira. Si ibyishimo se? Urumva ko ni ibintu nyine byantangaje kubona atari njye umuntu ukora ibintu bifite ubwenge kuri YouTube cyangwa se uba washoye
ari ibintu nyine mba nikoreye biri aho, ariko Imana ikansapotinga abantu. Burya ikintu, buri Imana iyo yaguhaye abantu iba yaguhaye n'ibintu, abantu rero ni ibintu. Iyo ibaguhaye iguha n'ibintu, kuko ari abantu haboneka n'ibintu. Nyine ni ibintu byanshimishije cyane, ni ukuri Imana ndagushimiye. Uyu mwaka rwose wagiye unkuramo ibintu byinshi, bitangaza byinshi. ubanye gute n'abana bawe uyu munsi? Mbona nawe wabaye akana. Abana banjye tubanye neza nka mama n'abana nyine. Ndi mama n'abana, buri bishoboka bakamera neza, bakishima, bakiga, bariga. Imana yanangiriye umugisha nyine, babona uko bajya ku ishuri, mu bintu nabwo ntanatekerezaga ko bazanajyayo nk'abandi. So bagiyeyo rero, ibyo byose ni amashimwe. Hari abantu baba bagira ngo ahari ntabwo dusenga, ariko turasenga cyane, ntacyo tutakora twasenze. N'iyi video kugira ngo nyishyiremo nabanje gusenga ati Mana mpa abantu bayirebe, nagira gutya nkabona birakunze. Namwe muri kureba rero mba nabasengeye, uvuga ati abayirebe rwose Imana ibaha umugisha. Dore ko uri kureba iyi video yanjye, ni uko Imana iguha umugisha. nawe ubwo nicyo kibazo ngiye kukikubaza, ntise ujya usenga, wenda ujya ufata nk'umunsi ukajya gusenga ko igihe cyose nkubona mu kazi? Oya, ndasenga cyane cyane, ariko kuko nibyo nakubwiye, buri kimwe cyose ngikora nabanje kwiragiza Uwiteka. Usengera muri iyo dini? Ndi Umusilamu. Ugiye uvuga ko ntari we se? Ngo ntago ngo nitandiye, urumva, ngo ntago nitandiye. Iki gitambaro wagikuyemo ngo yewe ga Musilamukazi. Rwose mfite nyine inyogo yanjye mu gusenga itandukanye n'iyawe. Buri wese agira inyogo ye. Rero nshobora kuba wenda nta kwitandira, ariko ntago najya mu musigiti ntitandira. So rero sinabura no kwizera Imana, nsenga Imana imwe gusa, itagira uwo mufasha cyangwa ibangikanye nayo, niyo nsenga, nta yindi. Rero nta kuntu nambwira ngo hagiye nawe ugiye mbona abantu muri komedi ngo Diego ngo Musilamukazi ngo igitambaro ko wagikuyemo yabaye umukafiri ngiki n'ibiki. So hari nubwo nigeze nyine no gukora agaprank nyine, ndababwira ngo navuye mu idini, ubu ngubu ngiye kuba umukristo. Ariko stile nabikoze kugira ngo ndebe ukuntu nyine abantu bari bubyakire, abasilamu bagenzi banjye, abakristo nyine mbona buri wese nyine arikunda. Abasilamu bababajwe n'ukuntu ndi kuvuga ngo navuyemo, genda nabandikira ndababwira ati ntabwo njye navuye mu idini, idini rindimo, ntabwo ari uko ndirimo gusa, rinandimo muri njye indani. Urumva? Bawe ni Abayisilamu? Yego. Witwa nde? Abdulkarim. Mama wanjye yitwa Mariyamu. Mfite n'abavandimwe Aisha. Abantu nk'abo nyine urumva ko twe turi ubo, ariko ntabwo abavandimwe banjye bose ari Abayisilamu. Mu rugo turi Abayisilamu turi babiri, abana babiri n'ababyeyi, kandi mu rugo turi abana 5. Ne babiri nabwo impamvu twabaye Abasilamu nuko ababyeyi bacu bagiye baba Abasilamu, natwe turi bato. Kandi aho umubyeyi yagiye niho ujya. Nanjye nyine nsa nkaho nabikuriyemo, ariko nanone ubuzima tugenda dukuriramo, ushobora wenda kundeba uri Umuyisilamukazi witandira ugendera kuri sharia cyane, ariko njyewe wenda nkaba ndi umwemeramana cyane kurusha sharia y'idini. Rero nizere ko mutabifata nabi ngo naravuze ngo navuye mu idini. Ibyo ngibyo dini urabona turi kuri YouTube, kandi tuba tugomba kugira gutya tukabaha n'agasho. Abasilamu mwarakaye barambwiye ngo nimba atari ibyo ngo iriya video yisi, iriya video ntago nahise kuko ifiteho 5,000, kandi ibyo 5,000 ngomba kubihahiramo abana, wimbwira ngo nyisibe. Ngo ubwo rero ngo rwose ngo ibintu wakoze si sawa. Ndavuga ati okay, umutima wanjye mpfa kuba nabivugishije ururimi rwanjye, uko njya no kurahira mbu Umuyisilamu navuze ko mbivugishije ururimi rwanjye nkabihamisha umutima wanjye, ntago nabivugishije umunwa gusa, nabihamishije n'umutima. Rero niba mu mutima ntigeze mbihamya ibyo navuze, ururimi ruvuga ibyo rushaka. Nka Fridausi, nk'ubu ngubu bibaye ngombwa yuko ushaka nk'umugabo w'umukristo, wabigenda umukristo nyine biragoye. Njye mba numva nashaka Umuyisilamu, kandi nabwo Umuyisilamu utagendera ku idini cyane.
leta yo kwa kundi nyine nk'ukundi ukuntu yambariye igikuba kigacika ugasanga ni isereri mu rugo ngo nambaye ubusa agasatsi gagaragara gato ati we wambaye ubusa nyine ibikuba bigacika nyine mba shaka umuyisilamu nyine umeze nkanjye nyine bibaye ngombwa yuko noneho ushaka umugabo w'umukristo siko numva bigoye nyine byabaye ngombwa sinzi ko byakunda muri njyewe nyine uwo nifuza ntabwo ari umukristo hakuwenda biranashoboka uko rimwe na rimwe hari igihe umuntu ajya ahindura burya ngo nta n'umukobwa ugira idini ngo idini nyine ngo iho umugabo asenga niho ujya n'ubundi abisilamu batubwira ngo tugandukire abagabo bacu ubwo nyine wagandukira umugabo ukamusanga ahari nabyo birashoboka ariko nyine hari ibyo nyine uba wumva wifuza ariko nyine hari n'igihe ubona ibyo bije ari byo ahubwo wari ukwiye kuko ushobora kuba hari umuntu wenda unkunda w'umukristo nareba mu by'ukuri nkabona niwe nari ntegereje cyangwa niwe numva umutima wanjye ushaka nareba imico ye nyine uburyo agaragara n'uburyo anyiyereka n'urukundamo nkabona nibyo nkeneye ubwo urumva rero idini ntabwo twanaripfa kwanza ndamutse mbona ari we nshaka kuko hari igihe ukundana n'umuntu ukanabona imico ye nyine ntabwo ihura n'ibyo wifuza ariko hari umugabo nyine usanzwe usaba Imana wanabona n'uwo mukristo ukabona niwe wayisabaga nta n'undi utegereje nyuma y'uwo none se ubwo urumva narenzaho iki kandi ibyo nashakaga byuzuye atari ngomba guhita nshaka uwo nguwo none se umushatse bikaba ngombwa ko agutegeka ibintu ukumva ntibiri buze kuvamo kandi we nyine urumva hari nk'ukuntu abarokore nkanjye ndi umurokore hari nk'ukuntu abarokore nk'uko wabivuze nyine nshobora kugutegeka ikintu runaka akakubwira ati ntuzasubire hariya mbigutegetse ubona ko ndi seriye wasenya kugira ntusubirayo cyangwa wasubirayo nako wasubirayo kugira ugasenya cyangwa wabireka gusubirayo ariko kubaka njye rero ukuntu ibintu biba bimeze kuri iyo ngingo sasa yo kuba umuntu yantegeka uburyo ngomba kwitwara n'ubundi njya kubana nawe naramajije kwemera ubundi uko nzitwara twanabivuganyeho nshobora kubana nawe akanyemera ati wowe uzajya usenga mu bayisilamu nta kibazo cyangwa se uzahindura nkabyemera ujye usenga muri ADP ariko mu buzima si nkunda umuntu ugendera ku mahame y'idini cyane uri umu ADP ukumva ko ugomba kumbona mu jipo igera hasi mu gitambaro n'akanatirere kandi mu by'ukuri simbikunda kuko ushaka kunywesha ibintu bimbangamira nimba ndi n'umuyisilamukazi ukabona ntari kwitandira kuko nyine ushobora kuba ntakunda igitambaro kuyoza mu mutwe wanjye kiranshyuhira kindya amatwi sinshaka yino ibintu byo gukomeza nifunze cyane ibitambaro kuko bifite ukuntu nyine nanjye ubwanjye biranambangamira kwitandira mva yire ntabwo ari guyanjye so rero uramutse umbwiye ngo ugomba kuza muri ADP uzajya usenga gutya uzajya witwara gutya uzajya wambara gutya uzajya usokoza gutya utega igitambaro rwose uba uri mu byica ibyo bintu rero n'abantu bajya bagiye gushinga urugo bajya babanza baganire ku buzima bwabo nimba wumva hari aho utari guhuza n'umugabo wawe cyane ku by'idini nese nagiye abantu babana buri wese agasenga mu idini rye kandi mugahura mu rugo mugakora inshingano z'urugo mukanashaka n'iterambere ry'urugo ariko nyine ikintu kijyanye no kuvuga ngo rwose FRIDAUSI uzangira uwo ntari we biranagoye buriya guhindura umuntu mukuru niwumva ibitekerezo byanjye nshobora guhuza nawe uzabyemera niwumva tutahuza hari n'abandi mwahuza hari imbata z'idini zirahari nkawe oya ntabwo mvuze nkawe wowe kuba nyine ubwo uko uba umeze ushaka ko nyine ngendera ku idini cyane nyine ku buryo abantu bose bambona aho unyuze hose ati ADP rwose uri umu ADP mwiza rwose ibyo bintu nimba ntabishaka hari abandi babikunda washatse ubikunda njye nicyo nifuzaga ni ukubaka nawe tugakundana tukabyarana tugatera imbere mu rugo rwacu ariko nimba wumva idini n'amahame y'idini agomba kudutandukanya ni ukuri ko Imana n'ikindi cyaza kitari idini ntabwo wakihanganira ubwo nacyo Imana ebyiri zaba mu nzu imwe bigakunda Imana ebyiri gute kandi twese dusenga Imana imwe se ko bajya bavuga amakuru y'uko abayisilamu badasenga Imana imwe n'iy'abadeperi Imana ni imwe nk'uko namwe abakristo muri amadini atandukanye ariko muhurira ku izina ubukristo ariko mukanasenga n'Imana mukanayemera Yesu icyo tutandukaniyeho ni ukuvuga ngo Yesu ni umwana w'Imana agiye nkamwemera nk'intumwa y'Imana ukamwemera nk'umwana w'Imana ariko Imana yo oya Imana yo
nimwe, icyo nicyo cya mbere, ntigira umufasha, ntigira ubangikanye nayo, nta n'umusimbura izigera, nimwe gusa. Iyo Mana rero kuba tuyisenga tuyihuriyeho, ugatinya Imana nanjye nkatinya Imana, byahagije. Ushobora no kugera muri ADPR, ariko nyamara mu mitekerereze yanjye gihe sinirwana n'abadepera abapasiteri nituba turi kumwe, nanagiyemo rwose, ariko iyo barimo basenga ibaze ko bitamfata mu buzima, yimba ndi kumva bavuga ibintu nyine ubwanjye ntabasha kumva. uri umuyisilamu, inyigisho za isilamu nizo zimfata nkumva ndi gusobanukirwa. icyarabura nta kizi kuntu njyewe uzifata ukambwira ngo Yesu ni umwana w'Imana, Imana itabyara, Imana itabyarwa, buri cyabyaye cyose kirabyarwa. Nujya kumbwira ngo ni umwana w'Imana uranyerekana nyina, ubwo se uraba wamunyeretse, nurangiza umbwire naho iyo Mana yakomotse nayo abayibyaye, ibyo bintu ntiwabimbwira. Rero kuba Imana itabyara itanabyarwa ndabyumva, akumbwe ko ari umwana w'Imana natwe tukaba turi abana b'Imana. Jana ukuri ko Imana turi ibiremwa yayiremeye mu bibumba, ubumva utari kumva mu mutwe, rimwe na rimwe tujye dushyira ubwenge nyine mu byo. nk'iyo ubitekerejeho utubwiye ko Yesu umufata nk'intumwa y'Imana. Hanyuma kuvuze ngo nkubwiye ko Yesu ari umwana w'Imana, nakwereka mama wa Yesu, nkanakwereka aho Imana yavutse. Hanyuma wowe iyo ubitekerejeho wumva Imana yaravuye mu bumana bwayo, ntaho yavuye, ntiwahambaza kugira ngo nyine ibyo byose birangire, nuko nyine itabyara itanabyarwa. Ndetse nujya kuvuga ko turi abana bayo. ikindi kibazo njya nkunda kwibaza, Imana iramutse yarabyaye, ariyo yabyaye Yesu, ntiyabaye itarasambanye, itarakoze icyaha cyo gusambana. Erega Bibiliya iranatubeshya, irahindukira ikavuga ukuntu ari Mwuka Wera yishyiriye muri Bikira Mariya. Yesu ni umwana w'Bikira Mariya, Yosefu nisi arahindukira akaba umwana w'Imana. Tubundi kwanza umuntu yabyarwa ashobora urumva njye nibyo nari ndimo nkubwira. Urumva haramutse hari ibyaha twebwe hari ibintu ku isi tugenderaho twita nk'ibyaha nyine, sibyo? Harimo kumva ngo njye hari ibintu najya nkunda guhuza n'abantu cyane. Imana yaraje itera inda umugore wa Yosefu, umugore wa Yosefu. Yosefu banamutegeka kubana nande na Bikira Mariya, atari wamuteye. N'uyu munsi nabwo ni nacyo kibazo ndibuze no kukubazaho gatoya, nkubaza nko ku bana bawe b'uyu munsi, nini nk'iki wategeka umugabo wawe aramutse mubanye? Nk'urugero icyo nacyo nibuze kukinsubiza ku bana bawe nyine. Tubanze dusoza icya Bikira. Ese niba koko Bikira Imana yabarakoze ibyaha bigeze nko kuri 3. Icyaha cya mbere gutera inda umugore itashatse, sibyo? Umugore w'abandi. Ikindi cya kabiri harimo gusambana already, uko byaba bimeze kose dukurikije. Ushobora kumva inyigisho rimwe na rimwe kumva nyine zirimo urujijo rwatangwa niyobera itagatifu nyine bikonana kubisobanura. Ni gute umuntu ngo yatewe inda? Urabona Imana no mu kugira ngo umugore n'umugabo babonane idusaba ko amategeko y'Imana nyine nukuvuga ko mugomba gukora ubukwe, mukabana, mugashyingiranwa, mukabana byemewe n'amategeko n'Imana nyine ibyemera. Icyo gihe nawe yo mubundi murimo mwishinja nyine mugenda mubana gutyo ni n'uburayi. None kuki Bikira Mariya yabyaye Yesu nta bukwe yanakoze na Yosefu? Basezerana imbere y'Imana, Imana ibaha umugisha. Wenda bashaka ko barasezerana, yahise wubaha gutya ati nimwibanire. Yosefu aragenda rero inda atateye, Imana yateye. Ni Mwuka Wera aho yaraje amushyira mu nda ye. Imana nayo iratwika ko tujye tubyemerera natwika, ariko ibyo ngibyo nyine Imana nta kintu idakora. Yagushyiramo inda itaje ngo iryamane nayo, ko ntiyaryamana nawe. Imana nyine ibyo bintu ntibikora, yagushyiramo umwana, kuko n'ubundi kuba wahura n'umugore mukabyara n'undi n'Imana ibikora nyine ikarema wa mwana. Ifite rero no kuba yabikora mu bumana bwayo, kuba yafata umugore w'abandi. Ntago ngiye numva ukuntu ihinduka ikaba se w'uwo mwana, kandi n'ubusanzwe abana turemera itetirirwa ngo ni se bitese. Ntago turi abana b'Imana, turi ibiremwa by'Imana, kuko banabivuga ko yabanje ikarema nde, ikamukuramo urubavu ikarema Eva. Ntibigeze bavuga ko Imana yabyaye Adamu ibyara Eva irabahuza ngo babane, bityo tuba abana ba
ndetse ni gute uhindukira ngo yaraturemye ukongeraho ngo turi abana bayo, turi ibiremwa kandi buri cyaremwe cyose ese ubu n'inyamaswa ziretererwe iby'Imana. Imana ihora ibyara ibintu bitandukanye, ibisimba, inka, hari ibiremwa muntu, hari n'ibisimba. Ibyo byose Imana yabibyaye, yarabiremye, byose ni ibiremwa. Ibi byose nyine, ibi byose ubona biza bitakozwe n'abantu, hari ibyakozwe n'abantu, ibindi byakozwe n'Imana. Ubu se nimba mfashe nkakora irobo, bivuze ko naribyaye bantu, nabyaye irobo. nawe uri kubaho, turi abana b'Imana. Iryo robo nikoreye rikaza rikajya rikora akazi gishinzwe, urumva ngomba kurikoresha icyo nshaka, hariho n'amategeko rigenderaho, nk'uko Imana yadushyize ku isi yaraturemye ikaduha amategeko. None iryo robo rihindukire ryitwa ko naribyaye kandi narikoze. hanyuma si we ntabwo uri umwana w'Imana? Ikiremwa cy'Imana ndabyemera, nuko mbizi. Jye sindi umwana w'Imana, ndi ikiremwa cy'Imana kuko nararemwe, nararemwe, Imana niyo yandemye. Ninjye munyamakuru uyu munsi, ninjye uri bugwenuze, ninjye uri bukwemereye ko ni ikiremwa cy'Imana, ntabwo ari umwana w'Imana. Ndetse ntiyaturemye, mbwira Adamu na Eva, yarabumbye iriremera. Nk'uko natwe ugira gutya umuntu akarema iyi telefone, ese yayibyaye? Nyine ngiye hari nyine impamvu ndi kubivuga gutyo, hari inyigisho za gikristo zitamfata. Singaye ibyo wemera, uri kumva, singaye imyemerere yanyu, munyumve neza abakristo muri kundeba, ntago mbigaye. Gusa buri wese afite ukuntu afata ibintu mu buryo bwe. Nkawe nk'uko wenda uburyo umukatolike asengamo kandi mwese muhuje ubukristo, ntubwemera, ntirubumva arimo uburyo abikoramo cyane inyigisho ze, ukumva ntibihura n'izo uba wumva nyine zikujya mu mutwe. So ukumva nyine ntibakabumbye Bikira Mariya ngo babumbe na Yesu, kuko namwe ntimumubumba ngo mumushyire hariya mumwikubita imbere. Rero ni nako nanjye ntemera ko umuntu yaba umwana w'Imana, ko Yesu yaba umwana w'Imana. Jye nkemera ko twese twarimo, kuko na Yesu nubwo ari mwuka wera, nyine bavuga ngo ni mwuka wera, ko twemera ko yabyawe kandi habayeho no gukora sex hagati y'umugore n'umugabo. Ko niko kuri ibyo bintu Imana yabikoze, ko se yakora igitangaza rimwe. Imana ihora ikora ibitangaza, bivuze ngo n'izi saha yakaba irimo haza abandi ba mwuka wera, ariko igitangaza ntikiba rimwe. N'izi saha tubona ibitangaza Imana ikora, nanjye ubwanjye narabibonye. Rero ibyo bintu, haba Yosefu na Bikira Mariya barabyaranye umwana bakoze imibonano, gusa uwo mwana yari uw'umugisha. Ubwana yari uw'umugisha, yari uwo kuzaza nyine agatambutsa ubutumwa Imana ishaka, nk'uko yohereza n'abahanuzi ikabakoreramo, bagakora imirimo n'ibitangaza mu mwanya w'Imana, nyine akabikora ariko iyo yabohereje. Ariko ntabwo ibintu byo kuvuga ngo ubwo nyine yavutse ari umuntu nyine ufite icyo yaje gukora, nk'uko buri muntu wese uri ku isi afite n'ubundi icyo Imana yamukeneye kuzakora. Gusa nunyuranya n'ibyo Imana ishaka, nawe uzisanga habi, kuko n'ubundi hari inzira Imana ibigushakamo, ariko hakaba n'indi Satani agushakamo. Rero biba byiza iyo unyuze muri Imana igushakamo, kuko iyo yabye gato ukajya muri Satani agushakamo, birangira uhuye n'ibibazo. Ariko iyo wisubiye ugakata ugaca muri ya yindi, ibisubizo nabyo urabibona. Ngaho nyisubiriza cya kibazo, ni ikihe kintu wategeka umugabo wawe wagushaka mu gihe yaba ahageze? Ni nk'ikihe kintu nyine wamusaba ku bana bawe? Ni ukunkundira abana, akababera umubyeyi nyine, kuko n'ubundi fata umwana wese nk'uwawe. Nyine wenda nk'umwana wabyaye ushobora kumuhana ku giti cyawe ukavuga uti ngiye kumuhana gutya na gutya, wese uramutse usanze arimo wenda amuhana amukubita wenda ayakosheje wabifata? None si byose ibintu bisanzwe, umubyeyi aba agomba guhana umwana. Ese ntabwo wabona yuko wenda hari amwana? Hari si kibwo ubwo ngewe mpanye uwo twabyaranye yavuga ko mwanze? None se rero byose ni kimwe, apfa kuba atari kwa kuri nyine. Hari ukuntu abagabo batoteza abana, nta rwango ruri mu mwana, akoze ikosa biragaragara, nanjye ubwanjye namuhana. Kuba yamuhana si ikibazo, kuko hari igihe n'umutanti n'ubu barera umwana akora udukosa, akavuga ati fata udutoki twugire gutya, ati ibi ni bibi ntuzongere. Nese azamenya ikosa gute niba atarimwereka? So nta kibazo ngiye nagira kintu ngiye mba numva nifuza n'umugabo nawe wabyaye, nawe ufite
ukuntu yigenje ku ruhande nyine nk'ukuntu yigenje ku ruhande akazana nawe nibyo nakunda kurushaho. Ariko Yeah. adafite abana benshi nyine byibuze babiri, ariko nabwo adafite abana benshi nyine yagiye abyara ku bagore batandukanye, nabona ari indaya. Cyangwa nyine akaba afite umwana umwe, nibwo nyine nakumva ko namwizera nyine yaracitswe tu. Ariko umuntu ahora acikwa buno nanjye nongeye nkabyara nanone bwa kabiri, wakumva ko noneho nkongera nkabyara hejuru yabo nabyaye bwa mbere, nkongeraho n'irindi shuro. Niyo umuntu atekera avuga ati uwo mukobwa ushaka kuba bitari seriye. turimo tunasoza, wabyaye impanga sibyo? Mu muryango wanyu hari abandi bantu bari bafite impanga? Impanga zirahari no papa wawe zirahari. Hari uwazibyaye inshuro zirenze imwe? Oya, Ubu byararangiye nawe? dufite impanga zimwe, ariko njye ntabwo nifuza kuzongera kubyara impanga. Numva nshaka kuzabyara akana kamwe nyine kugira ngo mbone ukuntu mwitaho. Bari abana barangora cyane cyane biteye n'ubwoba. Uburyo ubu ni ukuri mbatsaba Imana niyongera kumpa abana izajya impumwe, umurere menye ngo ni agakobwa ndi kugaheka ariko wenyine nta kandi nyikiye. Nimba mfite ahantu ngiye nakenyeye niziwe n'umubyeyi, simbe mfite abandi ku ruhande bahetse abandi. Oya, impanga narazibonye nta nubwo nazishakaga, gusa nyine kubera ukuntu nabonye zirushya. Uziko niyo umuntu ngiye mwanze mvuga turagahura no kubyara impanga, kuko nicyo kintu cyangoye mu buzima, urakazibyara. mwumve yuko uyu munsi wampaye akazi ariko mu kanya urahita bananyirukana. Impanga zirushya mbaga ndingiye nyine mu nzu, bakanguka nijoro mabizi uturira amarira y'uduhinja, ibitotsi binyishe, ngomba kubakorera amata nkabaha, sinzira nkayashyira mu zuru, umwe muhetse undi muteruye gutya na bibero ndi kumuhunda ari mu mugongo amaze byarangoye. Ubyumve nicyo kintu mu buzima nzi cyangoye kurusha ibindi, amajoro yabo. Ariko none impanga z'abantu bafite amafaranga ziraryoha my friend, ziraryoha. Ariko nyine kuzitaho n'ubundi biragora, ariko nyine ziraryoha kubera ko bambara neza, barya neza, baba basa neza, bari mu bintu byiza nyine ibyabo byose ubona ari VIP ukabona birasa neza, basa babambika ibintu bisa. naho twebwe usanga nyine ari Kuba bigenda bihinduka umeze neza, ubu koko ukaba urimo kwanga impanga. ninanamera neza Imana izanyihera umwana umwe. Nyine nkite hari kamwe nkasuke nkasukoreze nkadinishe n'aka kanya nterura umwe undi nawe akamanika amaboko ati nterura, naheka ati nanjye murameka. Kandi bamaze kubigira imyaka 3, tubona n'ubu barimo barangora. Ariko kuba bageze ku myaka 3 ubu None bagiye. ntago mbinubira abana banjye, nababwira ati kuva mwaza ntibyigeze byoroha, ariko na kimwe ninubira turi kumwe pe. Nyine barumva nyine ko ngomba kubikora nka mama, apana nk'undi wese. Kandi mama nta kintu yinubira ku mwana, nyine birakugora, ntago wava kutavunika, kurera biravuna. Frido, ko abakobwa benshi muri iyi minsi babyara bagahita bashyira abana babo nka ba nyirakuru na ba sekuru gutyo, bari bo babarera, we kutigeze bitekereza barangora ariko ndashyire mama nawe. Oya, njyewe nifuzaga kuba mama, kandi nanjye mama wanjye yarandeze ntigeze ananga ngo bandire. Yarandeze nyine mu bushobozi bucyafite, mu buzima butari bwiza, ariko yarandeze kandi aturera turi 5 tutari na 2. Rero njyewe nifuzaga kwirerera umwana wanjye. Undi iyo bamaze kubyara cyane cyane nako iyo utwite, hanjye nyine sinigeze ntekereza na mbere uko nzarera umwana wanjye, kuko icyo gitekerezo nari narakigira. Ahubwo nabitekereje ntwite, ukuntu nshaka ko umwana wanjye azaba ameze, ukuntu nshaka nyine uko azajya yambara, uko azajya yitwara, ibyo namubuza kwirinda. Ibyo byose rero numvaga nta wundi muntu wabikorera umwana uretse njyewe nka mama we, kuko hari byinshi njye mba naramaze kubona ababyeyi banjye barashaje batarabona. Hari byinshi namurinda, inama namuha n'uburyo namufata, ntabwo ariko bamufata. Buri umwana ni nyina yabuze. Iyo ubuze mama wawe mu buzima ubuze ikintu gikomeye cyane. Nabari aba babyara nyine bakabajyana mu cyaro, buri umwana wabuze amahirwe yo kubana na mama we ngo amwirerere noneho mu buto bwe, ababuze ikintu gikomeye kinini. Kuko umwana niho hantu agirira n'ubumuntu. Buriya umwana njya ndeba n'abana batarezwe n'ababyeyi,
cyane cyane b'abahungu nibo nkunda kuganira nabo ko nibo bakunda kunganiriza cyane nyine nkumva bafite ukuntu badafite impuhwe none nareba nk'umuntu nyine n'igihe ndeba n'abandi bakobwa n'abandi bana wenda banafite ba nyina babibona nyine nk'umwana bafite ikibazo ati ntufite nyoko se genda uririre nyoko nyine ukumva ko adafite nyina ntiyanavuga ngo se ngo wajye ukabibwira so wajye ukabibwira nyoko se ntabwo bajye bavuga ngo se ko so wamubona aho waba uri hose nanjye nashaka n'umugabo akambira papa w'abana akanabakunda urukundo rurenze n'urwo se yabakunda ariko nta muntu wakunda urukundo umwana rurenze urwo nyina yamukunda uka kanya niyo nambana n'umugabo umukunda akajana nta cyaba ngo mpitemo umugabo cya cyose nahitamo umwana no warushwa n'umugabo ukajyana umwana kuki utamusigaza ujyana umwana ariko umugabo ukemera ugata abagabo se ko batora ahantu hose ko nawe ukajya gushaka umugabo akakubabaza ariko bitewe n'inyungu mukuraho zijya ku mwana ukihangana ukavuga reka mpfire umwana ibyo bintu ntabwo umugabo yabikorera umwana umugabo iyo umugore amuzengereza abata bose yaba umugore yaba umwana wose arabata ariko umugore nubwo yanamusiga mu cyaro akagenda akajya no gukora akazi ko mu rugo agakorera 20,000 ayohereza iwabo umwana akamenya ngo umwana wanjye nanjye nacyo namuhaye ariko umugabo ntago nabyibuka ahubwo bibuka abana ni bake kandi yamwibutsa akaguha 5 ntago yabikora nk'uko umugore yabikora kuko umugore we areba nyine ibyuzuye ku mwana cyane nyine ibyo abashije kubona mu bushobozi bwe bwose yanakemera akaburara ariko umwana akarya ariko umugabo ntago ariko yabikora n'abagabo bakeya ni nka 1% bavuga ngo umwana wanjye imbere nashwana n'umugore nta ruhare umwana bifitemo nimushwana ubwo arabashwanye n'umwana tayari azashaka undi abyare n'abandi bazabana neza n'abarere neza bishyura ishuri ryiza kuko babana n'ubu udahari ubwo wowe ari nyina ari n'umwana bari mu gatebo kamwe sinzi impamvu ariko umugore ibibazo byose mwaba mufitanye uburyo bwose waba wamubabaje katabishyira ku mwana kandi ari uwawe akemera akababara ariko umwana akamunambaho rero ku bagore no ku bagabo biratandukanye niyo mpamvu wabura so nako wabura nyoko niyo mpamvu bavuga umugani mu Nyarwanda buciye kera tutaranaho twavuze tubumva kaburane kaboneke ni nyina w'umuntu si se w'umuntu aka kanya se wari abana se bamubura bafite abantu benshi bita ba papa ariko nabo bafite bita ba mama buri muntu wese babonye umugabo baguriye n'akantu bamwita papa ko narabona umuntu bita mama wundi abagabo tubana mu gipangu ni ba papa sindiya mbona umugore bise mama mama ni mama nta wundi mama uhari uretse ariko buri mugabo wese ni papa nta nubwo bazi kuvuga ngo papa runaka ujya ucishamo ukabaganiriza papa wawe oya baracyari batuje niba arabimenye byo kubaganiriza papa wawe cyakora baravugana baranahura gutyo ariko baranamuzi bamaze nyine kumenya papa wawe n'umundi abagabo bundi bose bazi babita ba papa ariko papa wabo wababyeyi bo bamwita dadi bivuge neza nubivuge ngo abagabo bose bazi nyine babona okay tugende mu rugure ko batakwita papa twajyana nge cyangwa banaze hano twajyana kandi wowe cyangwa banaze hano bumva ukuntu baguhamagara ti papa aho twatemberereye haba muri restaurant haba hehe mbatembereje abantu bose ni ba papa ako sinigera mbona umuntu bise mama rero ndabona ko mama yihariye ya turimo dusoza ngaho sezera abantu agira na Mike dore njye ubu akazi kararangiye reka mbanze kwanza nanjye ubona abasezera dore njye bamamuje aranyirukanye ariko da ndacyahari muri iminsi muri abatanga buhamye ati ntari uwo mujama ndasambabwira n'izina rye nimuvuga ko ntari ntago ndi burivuge kugira ngo mutamumenya mubinkorere kabisa no baheruswa abantu atamuvugisha ukuri mubona bizi mwumvisha bizi nibumva bizi turakomeza tujye tugenda tuganira so mwakoze cyane kudukurikira rero abadukurikiye bose mukarangiza ikiganiro Imana ibahe umugisha mwinshi cyane ku bintu by'Imana rata mujye mushyiramo n'ubwenge dore nicyo kintu Imana yabubahereye abantu mu isi baradushuka ayo mabible bavuga yanditswe n'abantu na Quran zanditswe n'abantu noneho zandikwa n'abagabo bakayabakurura bishyira bavuga ati ngibi ku bagabo bikenda gutya umugabo mbese nibo bazanditse nyine mujye mugiramo ubwenge
ariko nyine munasenga Imana kuko niyo ishobora byose, ubuzima budasenga bwaba bupfa ubusa. Murakoze cyane rero kudukurikira, Imana bamugisha mukuri. Amabwira ikindi kintu nanibagiwe. Ku bantu bifuza kwiga imodoka tukabarangiraho kwigira, ni kwa mwarimu Kerema akora mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo, mu mugane abafashe, yigisha neza cyane. Ku ruhushya rwose rw'agateganyo bwo wishyura ni iyo urubonye, nta bintu byo kuvuga ngo ngazakwishyuza mbere ngo nusinga ugaruke wongere wishyure wongere iyo umaze kurubona nibwo umwishyura. Akorera mu mujyi wa Kigali Nyamirambo, nimero ni 0788 48 37 22. Ni mwarimu Kerema, kandi no kuri provisoire hagati y'iminsi 15 na 30 ubuyibona. Mu mugane hehe n'ibibazo byo kuvuga ngo muzatsindwa kangahe musoramo kangahe. Murakoze cyane.